Bwana Perezida wa CPC murakomeye. Muraho. Radio Impara yifuje kubatumira kugira ngo tuganire ku kibazo nyamukuru cyagaragaye mu makuru y'icyumweru turangije. Icyo kibazo kikaba kirebana n'ibitero bya gisirikari biteganywa kugabwa ku mutwe wa FDLR. Mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika na Perezida Barack Obama, iyo nama ikaba yarabereye i Washington ku matariki ya 4 n'iya 5 n'ukwa 6 ku kwezi. Intumwa idasanzwe y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Ruth Feingold ikaba yavugiye muri iyo nama ko mbere y'uko umwaka turimo urangira abasirikare ba FDL bagomba kuba barangije gushyira intwaro hasi bakajyanwa mu Rwanda nta kindi babajije, kandi ko FDL nta burenganzira ifite bwo gusaba gukora politike mu Rwanda. Iyi mvugo dusanga ihuye 100% nuko Kagame abivuga kandi ashaka ko bigenda, ndetse nk'uko Feingold yabivuze kuwa kane w'iki cyumweru. Martin Kobler uyobora MONUSCO nawe yavuze ko kuba FDL risaba ko mu Rwanda haboneka urubuga rwa politike igataha imeze nk'ishyaka rya politike, ibyo MONUSCO itabyitayeho kuko idakora politiki. None nyakubahwa Perezida, mwe nk'inararibonye muri politike y'u Rwanda kandi FDL rikaba ari mwe mu mashyaka agize CPC, murabivugaho iki? Jambo ni iryanyu. Murakoze kumva ijambo kuri iki kibazo. Ni ikibazo nyamukuru koko kubera ko byavuzwe na Ruth Feingold, akaba ari umuntu uhagarariye igihugu cya Etats-Unis mu biyaga bigari ndetse no muri Congo, ni ukuvuga RDC. Ijambo rero yavugiye imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bari bateraniye Washington ku itariki ya 5 nyirango. Nibyo ni ijambo rikomeye, ariko ntabwo twarifata nk'ijambo ry'ivanjiri. Ni ijambo rivuzwe n'umuntu ashobora kwibeshya kuri bimwe. Ntabwo by'abanyamerika bavuze byose bigomba gushyirwa mu bikorwa. Hari icyo rero ngira musobanurire. Iyo bavuga ngo mu mezi 6 twabahaye ngo bagomba kuba bashyize intwaro hasi, ni iki kibabwira se ko batazashyira intwaro hasi? Izo ntwaro ni izihe ntwaro bumva batinye? Ni za misile? Ni iki? Ngabo rero nibwira ko ahubwo bagombye gutegereza ayo mezi 6 batanze akarangira, noneho bakabona kuvuga bati ntabwo intwaro zashyizwe hasi. Icyo ni kimwe cya kabiri. Rero icya kabiri ni kiriya bavuga ngo kandi ngo ntabwo bagomba kugirana imishyikirano cyangwa se ibyo muri FDL bavuze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 5 igihe batangira gushyira intwaro hasi. Bagira bati twebwe turashaka ibyo bita mu Gifaransa ngo dialogue interrwandais hautement inclusif. Ibyo ni ibintu byabanje kuvugwa n'abanyekongo mu gihe cy'ibihumbi 2 n'imyaka 2 igihe bashyikirana na Kabila ahantu muri Afurika y'Epfo yitwa Sun City. Baragiraga bati dialogue intercongolais hautement inclusif. Ibyo ari byo byose kugira ngo abantu bavugane nuko baba bumvikanye ko bazavugana nyine. Uri uragira uti Feingold baravuga nk'ibyo Perezida Kagame yivugira, avuga ko atazashyikirana nabo bantu, ko ntacyo agomba kuvugana nabo. Yewe ndagira ngo abanyamerika ntabwo bumva ikinyarwanda ariko ntibazabura aho babaza amagambo mvuga. Je ndagira ngo abanyamerika bashyigikiye Kagame kandi bamushyigikiye kuva kera, no kuvuga kuva yafata intwaro, kuva yafata ubutegetsi mu Rwanda, abanyamerika ntibahwenye kumufasha. Ariko noneho igihe kirageze ko badakomeza kumufasha mu mafuti. Kuvugana na Kagame ni ngombwa kubera impamvu ngiye kuvuga. Iya mbere nuko Kagame afite ibyaregwa byinshi cyane birimo ibyaha by'ubwicanyi bw'indengakamere bw'abantu yishe muri Congo 300 aregwa, kandi nabo abanyamerika bakaba babizi kubera ko Loni yabahishe raporo yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10
umwaka w'ibihumbi 2010 biragaragara ko bavuga ko ibyakozwe n'ingabo za Kagame na Kagame ubwe ari utanze amategeko byafatwa nka genocide. Naho rero ibyo bintu abantu bajya babirekera gusa ngo babyihorere ngo Kagame ngo n'umugabo cyane ngo afite ngo 8% ngo kuzamura ubukungu mu gihugu ngo yazanye amajyambere. Ni nka bya bintu bavuga ko ibyo bitangaza Yezu yakoze ko yacuje umuhengeri ko yazo yabapfuye ko yirukanye amashitani n'ibindi nk'ibyo. Nabangira ngo abo banyamerika bamenye ko icyo cyaha cyo Kagame agomba kuzakiregwa kandi agomba kuzagihanirwa. Ntabwo abanyarwanda bazemera ko ibyo binyuzwaho akantu kumweyo ngo birangiriye. Icya kabiri nuko abo banyamerika bavuga hamwe n'abari aba MONUSCO ko ngo hari abantu 11,000 ngo byatashye. Ibyo 11,000 ugiye mu Rwanda gukoresha enquête sinzi niba Kagame ashobora kwerekana abo bantu bari. Ejo bundi za prison zarahiye baravuga ko hari abantu bahiriyemo, wenda nabo ngabo bahiriyemo. Hari ibintu bikorwa mu Rwanda numva abanyamerika batagombye gupfuka amaso, bagomba gusobanurira abanyarwanda abenegihugu uko ibintu byifashe mu Rwanda rwabo. Icya gatatu nuko numva abantu bamaze imyaka 20 mu mashyamba batagomba gutaha nk'amatungo unyuze mu bikingi by'amarembo warangiza ugashyiraho umugari. Ntabwo ariko bizagenda. Kagame niba bishaka twibwe siko tubishaka, kuko abanyamerika bumva ko ibyo Kagame ashaka ari byo dushaka. Ntabwo rero kw'icyo cyanyuma cyo ngomba kugira ngo abatwumva babyumve neza, ntabwo abashaka gutaha mu Rwanda ari FDLR gusa. FDLR yavuze ibyayo ariko yabivuze ifite n'igitekerezo cyo kugira iti turi mu mpuzamashyaka cyangwa se ishyirahamwe ry'amashyaka twise CPC. Ntabwo rero numva ko FDLR bayibwira ngo nitahe yo ikemera ikadusiga. Ibintu bizashoboka kuko numvise ko ngo hari bamwe babyifuza batangiye kubyina imidiho ngo FDLR nibayishwanyaguza ngo yamashyaka ngo bashyize hamwe ngo azabahahumbeye. Abo ni b'abanyapolitike bakora politike ku cyumweru gusa, bakaba banayikora imbere y'imashini bita imashini za internet. Ikibazo rero nge numva ko twese tugomba gushyira hamwe, tugashyira hamwe nabo muri FDLR tukabwira abanyamerika ko hari ibyo turiga Kagame iyo atari yabitunganye mu gihugu bazamufashe abitunganye kandi bazamufashe tugira iyo mishyikirano. Nakongera kuri ibi ngibi ko jewe ngira ngo hari kubera ko ndi mukuru ndambiwe imvugo z'abanyaburaya ngaba ndambiwe imvugo z'abanyamerika ku bibazo byerekerana n'akarere k'ibiyaga bigari. Abo bantu babajije uwishe Lumumba ntibakubwira ko ari umwirabura wamwishe, byaragaragaye hano mu Bubiligi barabyerekanye nibo bamwishe. Urumva kubera impamvu zabo bwite kuva mu mwaka w'1960 kugeza amagingo ya Kongo barayito batubye kugira ngo babone uko bishingurira ibyiza byinshi ifite kandi bifitiye akamaro amasosiyete yabo. U Rwanda rero bararwifashisha. Ubu Perezida Kagame nkaho yabaye umushumba w'ibintu biri muri kariya karere, ararwana kazana M23 igakindagura abantu igafata imijyi kica abagore kica abana, barangiza bati mwebwe nimushyire intwaro hasi kandi mwigumire naho mushatse ntacyo n'ibyo. Bari bamenya ko M23 yo yarwanyaga ingabo za Kongo, ntabwo FDLR irwanya ingabo za Kongo. Icyo FDLR ishaka ni ugucyura abanyarwanda yakomeje kurinda imyaka ikabaye 20 kugira ngo nibagera mu Rwanda bagire urubuga rwa politike, nibagera mu Rwanda bagire uburenganzira bwabo mbese byo kubahiriza ikiremwa muntu, bagire amasambu yabo aho bari batuye bongere bahatuzwe, bagire uburyo bwo kwitorera abategetsi babo. Ibyo rero byose ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2013 Kagame yahakanye ko ibyo ngo bitaba mu gihugu cye. Azabyemera kuko abanyamerika ntabwo bazatwemeza kujya gutegekwa na Kagame tutabishaka. Ngaba rero ngira ngo kuri iki kibazo mbinire hafi gushyira intwaro hasi nta nubwo ari abanyamerika babibwirije abantu muri FDLR, nibo babyibwirije, babyita désarmement volontaire.
icya kabiri rero cyo kuvuga ko abantu bagomba gushyikirana na Kagame cyo numva kuvuga ngo tuzabarasa ngo nagira ubumbura umunwa ngo abisaba tuzabisabira hamwe none bazaturasire hamwe ngo abangira ngo ndangiriza ngo murakoze bwana president. Hanyuma hari ikibazo wenda duhereye kuri ibyo ngibyo, murabona se ahubwo CPC itagomba gushyikirana na Amerika ikayisaba gushyira urubuga rwa politike mu Rwanda ko bigaragara ko ibyo Kagame akora aba yabisabwe na Amerika? Kuki se wumva kugira ngo tubeho nka CPC tugomba kubisaba Amerika? Twebwe turiho, abadashaka ko tutabaho bo baranjwe. Twe turiho, turi Abanyarwanda, tuzi amateka y'igihugu cyacu, tuzi ibyo dushaka, nitwe tuzakibamo, nabo bazakibamo ari Cobra na Fengol, n'Abanyarwanda bazakibamo. Abo rero tubone tuvugira, nawe tugomba gusaba ubusa, ahubwo tugomba kwiyemeza tukavuga uburyo twumva igihugu cyacu cyayoboye. Ntabwo Kagame n'abamushyigikiye kubera ko abacukurira amabuye y'agaciro muri Kongo cyangwa se ko yarangije kuyacukura ari byo twitayeho. Igihugu ni icyacu, mu byumve mutyo. N'abashyigikiye Kagame baba birabura baba Abanyarwanda bari mu gihugu hagati babyumve batyo. Igihugu ni icyacu, abene igihugu twebwe Abanyarwanda. Imyaka 52 dufite ubwigenge kugira ngo tujye tuza kuvugirwamo n'abanyamahanga bavuga ko uko tugomba kuryama nuko tugomba kubyuka, ibyo tugomba kurya, abagomba kuraswa n'abatagomba kuraswa, ibyo birarambiranye. Ntabwo rero kuri iki kibazo CPC abatabizi cyangwa abo ngabo birwa bibwira ngo ubwo ngo bazarasa ngo FDL ngo CPC zabiguye, ariko Abanyarwanda sinzi akababamo. Ngaho bababajwe nuko ayo magambo yavuzwe bo batangiye guhamiriza abandi babyina ngo babandi bafatanye ngo bari muri CPC ngo akabo kararangiye baguye kukaranyirira aho ibintu birakomeye. Nabasaba rero ko ahubwo baza tugashyira hamwe kugira ngo tugire ijambo rimwe. Ntabwo narangiza ntagusobanurira ko gusaba ko tubaho atari byo. Babonye icyo nsaba, ndasaba amashyaka twakoranye kandi twumvikana kugira ngo arangize imirimo arimo aze adufashe kubaka CPC tugeze ku gasongero dusakare. Ari n'amashyaka cyane nka RNC n'ishyaka FDL bagomba gukora uko bashoboye kose bakaza tugafatanya. Abandi bari mu byo guhamiriza bavuga ko ngo byarangiye, abo ntabwo ari abanyapolitike. Niba ari n'abanyapolitike ni ba rusisibiranya, kera iwacu babitaga barumashana. Reka rero ndikira aho ngaho ubwo bindi uragobaze ndagusobanura. Murakoze. Hari andi makuru akunze kuvugwa kuri iki kibazo cya FDL, mukaba mwagira icyo mutubwira. Muravuga iki kuri gahunda yo kujyana FDL Kisangani kandi atari yo nzira igana mu Rwanda? None se urashaka ko bagenda n'amaguru bakaba batangirira hafi ya za Goma binjira i Kigali bagatunguka i Kigali? Yewe kujya Igisangani ntabwo numva ko abantu bagomba kujya mu Gisangani nanone nk'amatungo. Niba barabyumvikanyeho mbere bazabajyana, niba batarabyumvikanyeho ntabwo bagomba kubajyana. Nta bintu mfite rwose bisobanura n'ibindi. Hari ibintu ngewe numva bishobora no gutuma abantu rimwe tuzajya tuvuga dusa n'abarakaye, nibyo gushaka gukomeza gufata birabura nk'amatungo. Igihugu ni icyacu, twararwanye, twarapfushije, twaricanye, twakoze amarorerwa adasanzwe, ariko ntabwo turabana. Igihe kirageze ko twicara hasi twumva uburyo dushobora gutegeka igihugu cyacu tutagombye gufata amahirwe, dufata imipanga, dufata za Kalashnikov cyangwa se ngo dufate udufungo. Ikindi nuko ibyaha byakozwe hatari ubwoko bumwe bugomba kubihanirwa, bose bagomba kubihanirwa. Iteye agahinda yo ubona Perezida Kagame ajya mu mahanga bakamuha ibyo bita tapi rouge, bazi neza ibitangaza yakoze by'ubwicanyi butagira urugero. Umuntu arica abaperezida babiri, Abanyamerika barabizi bati ngwino inshuti yacu we. Atica 300 tukabivuga bati ngwino inshuti yacu we. Atica 8,000 iyo zakibeho bati ngwino inshuti yacu we. Bakibwira ko Abanyarwanda ari nk'ibiguryi, ari nk'amatungo, kwibyo batabibona, ko batababara n'ibyo. Ahubwo akanakabye cyane ngo ntabwo ngo yabishe ngo bamare. Ibintu biratangaje. Ntabwo rero narangiza ndavuze ibingibi. Perezida Habyarimana yigeze kuvuga ati
u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo, u Rwanda ruzabohorwa kugira ngo rugire amahoro nyayo ruvura mu bantu babicanyi nk'abo ngabo n'abana barwo. Ntabwo ari ba Feingold bazaza, ntabwo ari ba Cobra, nta nubwo ari n'abandi babashyigikiye. Ni twebwe twenyine tugomba gukora politike yo kubohoza igihugu cyacu. Murakoze. Hanyuma hari ikibazo nyine wenda kivugwaho kenshi tugomba kugarukaho nubwo mwagiye mukivugaho gato. Mwe mubona bizagenda bite, CPC zabyitwara no ite mu gihe FDLR izabiri kuraswa? Ari kuki muba sinzi niba babita ngo le prophète du malheur, wababwiye ko FDLR izabirimo kuraswa n'indi uzabwira ko bizagira biraswa dufite amezi atandatu. Wenda tuvuge ko kumwe kumaze gushirana. Kuki ibyo bintu abantu bakomeza kubikuririza ngo abantu bazaraswa? Ntabwo bazaraswa. Ngo bazaraswa ngo kubera ko Kagame ngo avuze ngo ni baraswe. Hari ibihugu biri muri Afurika ubu bigomba kugira ijambo mu ruhando rw'ibindi bihugu, haba no muri Nations Unies. Ntabwo numva ko ibyo bita ngo Union Africaine izashyigikira ibintu byo kujanjagura abantu ku manywa ngo bazi gutaha iwabo bavuga ati ntabwo dutaha kugira ngo ataturimbura, yaraturimbuye mu mashyamba ntiyatumara, none reka dushyiraho kondisiyo zo kugira ngo tuzabe mu gihugu cyacu dufite amahoro, ngo ntabwo ngo ni mwanga ngo turabarasa. Abantu bavuga ibyo ngibyo niba mushobora kubabwira mu Gifaransa muzababwira no mu Cyongereza muzababwira ko ari abasazi. Ngo abantu bazabyifatamo urashaka kuvuga ko tuzaba indorerezi. Ntabwo tuzaba indorerezi. Niba babarashe ni ukuvuga ko dufite natwe uburyo tugomba kubatabara. Jewe nuko nguko mbyumva. Rero komeza gukanje indimi ngo Kigali ngo hari umuntu ngo reka ngo yazanye ibintu bitangaje. Ibyo ni imvugo y'abazungu. Twebwe abababaye bari nanga twahunze twimwe visa twimwe pasiporo, abantu baraducunaguriza ku ntebe yaho bicaye bakanaduhiga bagira ngo batwice. Maze rero dukomeze turebere gutyo umuntu washyikiwe n'abazungu. Yewe numva biri gushyikirwa n'abazungu wenda nk'abo Kagame bashyikiwe nabo nibyo, ariko yewe numva igihe cyararenze kugira ngo abanyarwanda bafite ubwenge babushyire ku gihe bamenye ko bagomba guhaguruka. Murakoze, ndabashimiye, nkaba bifuriza icyumweru cyiza, ariko mbasaba akantu ka nyuma ko kuba mwagira ijambo rya nyuma mwabwira abanyarwanda cyane cyane bari mu mashyamba ya Kongo n'abasirikare ba FDLR. Abasirikare n'abanyarwanda bari muri Kongo bagomba kumenya ko ubwabo bonyine badafatanije n'abandi banyarwanda cyane cyane bo muri CPC cyangwa n'amashyaka ntacyo bazagira. Nkaba rero nibwira ko igihe kigeze cyuko twese twashyira hamwe tukagira uruvugiro rumwe, tukamenya abo turwana nabo, tugashaka uburyo tubarwanya kandi tubarwanyiriza hamwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri nuko umunyarwanda aho ari hose, n'abe muri Australia, abe muri Nouvelle-Zélande, muri Afurika y'Epfo cyangwa se ibindi bihugu nagombye kurondora, tuvuye mu Buraya cyangwa se muri Amerika, niba yumva ashaka gutaha koko ashyize mu gaciro, nayoboke abari mu mashyaka ya CPC. Ubu nta rundi ruvugiro. Nge numva tugomba gushyira hamwe, ntabwo nirwa mbirondora. Abadashaka gushyira hamwe n'abashaka gufatanya na Kagame. Jewe ngaho bingewe nuko nguko nabivuga. Kuko kudashyigikira CPC ngo bashyize hamwe na FDLR basenya ngo bavuga ngo none basenye FDLR ngo nibyo shaka ngo birarangiye ngo noneho ngo maze ngo turebe. Abo ngabo ntabwo ari abanyarwanda, bafite ibitekerezo bya kinyamahanga, nta nubwo bashaka ko twakubakira u Rwanda hamwe. Ngero nkarangiza mvuga nti nibabe FDLR nibabe se andi mashyaka, igihe kirageze cyo gushyira hamwe, tugahuza umurindi, tugahuza urugwiro, tugashaka ijambo rimwe, tugashyikirana n'abari mu Rwanda, tukubaka u Rwanda rwacu twese hamwe, tumaze kwiyunga, haba muri politike haba no muri politike, nako haba muri politike haba no mu bindi bikorwa. Nkaba ari ibyo ngibyo narangiriza. Murakoze, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Nawe ugire umunsi mwiza kandi murakoze kuba mwampaye ijambo.